nongeye kubasuhuza mwese aho muri ariho hose muraho mwaramutse bitewe n'aho umuntu aherereye. Nishimiye kongera kubana namwe, nishimiye kongera kubaha ikaze hano kuri Ruhisho TV. Mwese aho muri mwumve mwikaze, mpaye ikaze umuntu wese ugiye gufungura Uruhisho TV aribwo bwa mbere, ukaba ugiye kuza tukabana ugakurikirana ibiganiro byacu tunyuzaho buri munsi. N'ubundi rero ni wa mwanya wo kuganira namwe, kungurana ibitekerezo, ubuhamya, gufatana mu maboko n'ibindi by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Ni karibu tubane muri uwo mwanya. Aka kanya nje kuganira n'abantu bifuza kugabanya umubyibuho, bifuza kugabanya ibiro, bifuza kugira ibiro biringaniye, bifuza kugira umubiri uringaniye, ku buryo nyine umuntu agenda kumva ntabwo yiremereye, ntabwo mbega n'uwamubwira kwiruka yakwiruka. Hari igihe umuntu nyine aba afite ibiro akumva ibyo biro si byo yahoranye, akumva hari ibiro runaka ashaka kugabanya ku byo afite kugira ngo yumve yiyoroheye pe, yumve yiyoroheye, mbega agenda atiremereye. Hari abantu nyine badakunda kubyibuha, hari abantu badakunda kugira ibiro byinshi, hari n'ukuntu uba ufite ibiro ugasanga nyine birakubangamiye. Rero aka kanya nje kuganira n'abantu bifuza kugabanya ibiro, ukaba ushaka kugabanya ibiro runaka mu gihe runaka. Rero ibi ngiye kukubwira nanjye nibyo nakoresheje, narabikoze ku buryo nagerageje kugabanya ibiro 20 cy'amezi 2 gusa. Rero byarakunze, niyo mpamvu nje kugira ngo tubiganire, kandi ni ukuri ntabwo ari ibintu bya danje nakoresheje, ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibiryo runaka naretse, oya, si ukuvuga ngo naretse isukari, si ukuvuga ngo naretse amavuta, si ukuvuga ngo nagize isahani yanjye, oya, ahubwo hari uburyo nakoresheje, mbega nari ndimo nko gupima ngo ndebe ko ubwo buryo bushoboka. Niyo mpamvu nje kugira ngo namwe mubagezeho, mushaka kugabanya ibiro ukagira ingano runaka y'ibiro ugabanya ku byo ufite. Aka kanya rero nje kukubwira uburyo nakoresheje ni ubu bukurikira. Wowe muntu ushaka kugabanya ibiro, byuka mu gitondo cya kare, mbere yuko ufata ikindi kintu runaka, reba ahantu ubika amazi yawe yo kunywa, unywe ibikombe 2 by'amazi. Igikombe kimwe gipima inusu. Niba ukoresha ikirahure uguramo ibirahure 3 nibyo bipima litiro. Nurangiza ibyo bikombe 2 by'amazi cyangwa kunywa ibyo birahure 3 by'amazi, urafatamo pause, kubera ko abantu babyuka igihe gitandukanye. Ubwo ndi kuvuga n'abantu bashobora kubyuka hagati ya saa 12 na saa 12 n'igice, ku bantu nyine babyuka bajya mu kazi. Ubwo urafata tamo, urafata umwanya w'isaha imwe, ubwo y'amazi nayo araba arimo nyine gusohoka. Ayo mazi uraba urimo kuyajyana mu bwiherero, numva ashizemo neza nko mu gihe cy'isaha, nibwo nabaga nemerewe gufata breakfast. Ariko breakfast nafataga ni iyihe mw'abantu? Ubwo urumva iyo umuntu akiri kuri ya level y'ibiro nyine ataragira icyo gitekerezo cyo kugabanya ibiro, ushobora kwinywera ibikombe 2 by'icyayi, ushobora kwinywera igikombe cyuzuye se, ushobora mbega kugeza cya gihe wumva ko uhaze neza, kuko nta muntu by'ubutariye, je niko byizera. Rero niba ushaka kunanuka, ari kondisiyo nyine, ni kondisiyo. Niba ushaka kugabanya ibiro ni kondisiyo. Ubwo rero amazi yo twavuze ko ari litiro, ariko niba ugiye kuri breakfast urasiga mu isaha, ku buryo ujya gufata breakfast nta kintu na kimwe wumva usigaje mu nda, y'amazi yose yashizemo. Nurangiza, niba wajya kurya imigati 2, hari n'abarya 3, biterwa n'uko umuntu nyine we yumvaga igifu cyiwe kibikeneye. Ubwo jyewe ntabwo narenzaga umugati umwe. Niba nanywaga igikombe cy'icyayi, ubwo nawufataga agace. Isukari rero, nanywaga isukari, ntabwo nayiyimaga, ariko nanone nagabanyije ingano y'iyo nanywaga. Nagabanyije ingano y'iyo nanywaga kugira ngo nyine ngabanye bya biro, ngabanye ya sukari. Ubwo urabyumva
niba naryaga yenda imigati 2 nkanywa igikombe cy'icyayi, ubwo urumva nyine nagombaga kugabanya ibiro nkagabanya n'ingano. Hari ikindi kintu njye nabonye cyankoreye, avoka, agasate ka avoka nashyiraga mu mugati umwe, nkafata n'agakombe k'icyayi karimo agasukari gake nyine katumvikana, ntumenye niba harimo isukari cyangwa se itarimo, ariko nyine biri aho. Mu by'ukuri ntabwo nigeze ninyima isukari, ariko nyine nafataga nkeya. Umugati n'umwe n'agasate ka avoka hamwe n'icyayi, bimeze gutyo, ku buryo navaga ku meza numva simpaze, sinshonje, biraho hagati. Biravuna ariko birashoboka. Nubwo bivuna bikaba bishoboka, ubwo nta kibazo. Ubwo byabaga bimaze kugera mu saa 2:30 saa 3, kuva ayo masaha kugera amasaha nibuze kurira lanchi cyangwa se ibya saa 6, nta kindi kintu nabaga nemerewe. Ariko narabaraga nkabara ngo niba afashe breakfast saa 2:30 cyangwa saa 2, nkabara amasaha ari hagati. Mbere yuko njya gufata ibya saa 6, mwabantu mwe rero, narongeraga nkanywa indi litiro y'amazi, ku buryo nyine nasigaraga numva mu nda hahubangana, numva umuyaga wose nyine ucamo pe, simbabeshye, nasigaraga numva nta kintu kibereye mu nda. Mu by'ukuri nyine igihe ibiro nabitakazaga mbyumva ko ndi kubitakaza. Narangiza ubwo na bya biryo bya saa 6 ngiye kurya nabo nkarya ibiryo, ntabwo naryaga ibiryo bingana ibyo naryaga. Niba nyine ushaka kunanuka, nyine nawe gabanya ingano y'ibyo waryaga pe, ni ibintu byumvikana. Iyo umuntu ashaka kunanuka, niba waryaga isahani yuzuye, ubwo nyine urarya 1/2 cyayo, kuko hari ibiro runaka ushaka kuvaho n'ibindi ushaka kugeraho, bitewe no kumva umubiri wawe nyine wiyumva. Ibintu byose rega biva nyine mu kwiyumva k'umubiri. Niho wumva uri kwiremerera, ukumva uri kuzamuka ahantu, ukumva uri kwahagira, ukumva nyine mbega. Ariko nkubwije ukuri, uko wiyumva niyo ngano y'ibintu ugomba gufata kugira ngo ugere aho ugera. Nafataga ibiryo nka 1/2 nyine n'ubundi nk'ibyo nafataga, ariko n'ubundi yavoka ntabwo nayirekaga. Njyewe nari nzi ko avoka kuko ari amavuta, numvaga ko nyine nayo ishobora kuba imbarutso yo kunyongerera ibiro, ariko ntabwo ariko bimeze. Naje gusanga avoka ari regime kuri jyewe rwose. Avoka yankoreye regime. Abantu munkurikira hano kuri Show TV, namwe muzabigerageze murebe, avoka yankoreye regime. Urumva yuko ibiryo nzi ko biri bungeraho saa 6, ubwo saa 5 nagombaga kunywa ya litiro y'amazi. Narangiza kunywa litiro y'amazi nkategerezamo ya saa n'ubundi nkabona gufata bya biryo bigereranyije na yavoka, ku buryo n'undi ndi buve ku meza numva simpaze cyane, sinanashoje, numva nyine meze neza nta kibazo. Ubwo ndangije kuva ku meza, birarangiye. Njye ibiryo nafataga ni ibisanzwe nk'ibyo mu rugo n'undi babaga batetse, cyangwa se twese ku meza turi bujyeho ibyo twafataga, ariko njye nkafata ingano nkeya ko nashakaga nyine kugabanya ibiro. Birumvikana kandi byarankoreye. Ibindi kubabwira ni njye, murabona ayo mafoto ari aho ngaho, navuye ku biro 80 ngira ku biro 60 mu gihe cy'amezi 2. Ni ibintu byambayeho, namwe mwabibonye kuri ariya mafoto. Noneho dore ikindi kintu gitangaje, ni uko nabikoraga nonsa. Ubwo njye ntabwo nigeze nicisha inzara, mvuye ngo naburaye, ngo nabwiriwe. Hari abantu benshi badakunda kurya nijoro, hari n'ababibuzwa nuko ngo bashaka kugabanya ibiro. Njye natakaje ibiro mwabantu mwe bitanduhishe, ntabwo byigeze bindushya rwose. Narabikoze, ibi ndi kubabwira mbona birabaye. Ubwo reka tujye muri amasaha y'umugoroba rero. Murumva yuko ntegereje kongera kugira icyo mfata nimugoroba, amasaha ya saa 1 cyangwa saa 2. Ngomba kongera gusiga mu isaha imwe y'amazi, nkaba niba ndi burye saa 2, ndagomba gukotomera indi litiro y'amazi saa 1. Mbega nyine amazi yarabaye amazi, kandi koko amazi yankoreye umuti. Amazi yarabikoze pe, amazi na avoka yarabikoze. Ubwo nafataga n'ubundi biryo nyine ya saa 2,
nkarya bisanzwe, ubundi nkafata ariko ya ngano nkeya mwa bantu mwe. Ariko noneho kuko nabaga ndi bwonse bwo nafataga bike cyane kuri bya bindi kugira ngo nze kubona aho nshyira nk'igikombe cy'igikoma. Reka mbabwire rero, burya ibintu bibyibushye abantu, nyine ibintu bibyibushye abantu, kuba nyine ufite ingano runaka wafashe cyangwa se hari amavitamine wafashe. Ariko mu gihe wose umwana, ntabwo nkubwiye ngo wicishe inzara, ntabwo nkubwiye ngo reka ibiryo runaka, kuko ibyo byose turya biba bigira icyo bimaze ku buzima bwacu. Njye kuko naronsaga, nagombaga kurya vitamine zose nk'uko zakabaye kugira ngo umwana abone ikimutunga. Naje gusanga umwana adahazwa cyangwa se adatungwa n'ingano twariye, ahubwo atungwa n'ibintu biri karite twariye, akabidukuramo tukagira ibyo tumara, tukagira ibyo dusigaramo. Rero ngewe muri amezi yose nanganaga gutyo, mu by'ukuri nyine narabikonsomaga, umwana nawe akagira ibyo akonsoma, ugasanga byose n'ubundi bibaye nk'aho abinsigiye, noneho ngo nkomeje nyine kubyibuha. Ubwo rero mfatiye umwanzuro wo gukomeza gufata intungamubiri zihagije, ariko nkafata kantite ntoya y'ibyo nafataga, n'ubundi nta cyahindutse ku mwana. Umwana yarakomeje arakura kandi akura neza, ndetse nanjye bya biro ashaka kugabanya biragabanuka. Ubwo rero ku bantu bashaka kugabanya ibiro, babwiye ibyo nakoresheje. Gahunda ni ukunywa amazi 3 ku munsi, unywa litiro, igahwana litiro 3 ku munsi, mbere yo kugira icyo ufata mbere y'isaha, ukabanza ugafata litiro y'amazi. Kandi babwiye yuko ngewe nakoresheje na avoka nabonye ari regime nziza. Ntabwo nakubwira ngo nagiye muri siporo, ntabwo nakubwira ngo nicishije inzara, ntabwo nakubwira ngo nariye ibiryo bitandukanye n'iby'abandi, ngo nagize inkono yanjye cyangwa nagize isahani yanjye, oya. Ahubwo ibyo nakoresheje n'ibyo mbabwiye. Nawe rero nakugira inama yo kugenda ukabikora, ukareba ayo mafoto mureba aho ngaho, ubona jyewe kandi nabikoze birakunda, ndetse na nyuma yaho nakomeje ndabikora ngera kuri 57, 56. Uwo ni we njyewe. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Yewe muntu wumva utameze neza, Imana ikorohereze. Mwebwe mukomeje kumba hafi, mwebwe mukomeje kumpa courage aho ngeze no kubera mwebwe. Nshimiye abantu mwakoze subscribe, Mana yanjye, Imana ibahe umugisha. Nshimiye abantu bagiye kubikora, mukama ga subscribe, mukama ka like, mugakora na ka share, ndetse mukama na comment. Ni ukuri bitugaragariza ko turi kumwe kandi mudukunda, mukomeje kubana natwe, mukomeje kudushyigikira, mukomeje kudufata mu maboko. Ni ya gahunda n'ubundi yo kugira gutera, yo kungurana ibitekerezo no gufatana mu maboko. Mwakoze cyane rero, bye bye, shalom.